mbere yo kwakira umugisha wihariye uyu munsi, umugisha wa Pasika, ndaje munanye mfate kano kanya ndumva ntako rutonde rwabo nshimira, kuko ntangiye ko rutonde harawenda nakwibeshaho nkabibagirwa. Ndaje muri kano kanya buri wese mu izina rye, ku giti cye, guhera kuri umwana mutoya kugeza ku mukecuru umusaza turi kumwe hano, mbashimire mbikuye ku mutima. Nshimire mwese abakristo ba Paroisse Cathedrale ya Byumba, by'umwihariko uburyo mwagaragaje ubwitabire, by'umwihariko muri no minsi nyabutatu muri cyo cyumwe gitagatifu. Ni ibintu rwose bigaragara, kandi ngira ngo mbashimire n'abararikira gukomereza aho ngaho. Tugomba guhamya kwemera kwacu, ukwema muri Kristo wapfuye akazuka. Bakristo mwese ba Paroisse Cathedrale, mumfashe munkiza amashyi mbashimire bikuye ku mutima. Mwarakoze kandi mwikorera mwegerana n'Imana kugira ngo musabane nayo, murusheho kugenda nayo, cyane cyane kino gihe cya yubile y'impurirane. Nkashimira nanone by'umwihariko korali yadufashe gususurutsa igitaramo cy'Ukaristia, igitaramo cya Pasika. Mumfashe nabo tubashimire, badufashe neza cyane. N'abandi mwese nkuko ndavugaga ndabashimiye, kandi ibi byishimo bya Pasika tubyakire tubigeze ku bandi. Nahoze mbivugaho, Yesu amaze kuzuka, ubutumwa yagejeje ku bigishwa be, yabwiye ati nimugire amahoro, nimugire amahoro. Ayo magambo natwe arayatubwira uyu munsi yazutseho. Ayo mahoro tuyakire, tuyatuze mu mitima yacu, kandi tuyageze ku bandi. Ufite amahoro ntagira ubwoba. Ayo mahoro ayo mahoro ya Kristo atahe mu ngo zacu, hagati y'abashakanye, ababyeyi n'abana, mu baturanyi. Ayo mahoro kandi tuyageze ku bandi. Turayakeneye, turanyotewe. Ufite amahoro aba afite byose. Twakira amahoro Kristo aduha, amahoro isi idashobora gutanga, kandi idashobora no kutwambura iyo tuyahawe na Kristo. Maze iyo mpano y'uyu munsi tuyitwaze, tuyigeze ku bandi. Tugende dutwaye urwo rumuri rwa Kristo, tubera abandi urumuri mu mibereho yacu ya buri munsi, mu mibanire yacu mu ngo, hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'ababyeyi n'abana, hagati y'abaturanyi. Buri wese abere undi urumuri rw'amahoro, urumuri rw'icyizere muri Kristo wazutse. Ufite urumuri acukubiri n'icyaha, tuba abantu bashya kuko, maze n'abatubonye tubabere kuko abahamya yuko twemera Kristo wapfuye akazuka, natwe tukaba twarapfuye ku cyaha, tukemeza kugenda mu nzira y'urumuri, tukaba abagabuzi b'amahoro. Reka rero twakire umugisha wihariye uyu munsi, hamwe n'abasasito baranga turamura ibiganza tubasabira umugisha wihariye wa Pasika. Kuri uyu munsi mukuru wa Pasika duhimbaza Nyagasani Imana ishobora byose, n'abaha umugisha kandi abagirira impuhwe, abarinda inkeke y'icyaha. We wabavuguruye abigirije izuka rya Yesu Kristo umwana w'ikinege, agira ngo muzagere mu bugingo bw'iteka, n'abagwizemo inema yo kutazaheranwa n'urupfu. Ubwo murangije iminsi y'ububabare bwa Nyagasani, mukaba muhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, ubwo nabahe kuzagirana imitima isabagizwa n'ibyishimo muri bya birori bihoraho iteka byo mu ijuru. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
ya Krista reruhu ya